Hello, ndabasuje abakunzi ba December TV, ubwo muri make n'abakunzi ba Anita, abakunzi ba Emile. Nari mbakumbuye. Iyo bwije tutabonanye mba numva nyine ntanezerewe muri njye. Abantu mutameze neza muri kondeba, ndabifuriza kumera neza mu izina rya Yesu. Imana ibahe ubuzima buzima. Hanyuma rero mbazaniye prank. Ntago ngenza njyenyine muranzi, mbafite akantu niteguriye. So muri kubona no muri bisanzwe ndi kwa sheri wanje, nagiye kumusora twirirwanye, yarari kuri machine hari ibintu ari gukoraho, nditatswa ndamubwira ngo ndashaka gakoka gakonje, ngiye na koka twarasezeranye. So agiye ku muhanda kunshakira koka, ariko muri make target yanjye nkuko muri kubibona ko namanitse kamera aho hejuru, nyine mfite prank ashaka kumukorera. Ngiye kumubwira yuko nako sindi bwiga navuga, napanze n'umutipe w'umushiki wanje ari bumumagare, ibintu ari bumbwire muraba muri kubyumva, hari chat nateguye ndi bumwereke, muri make nyine ko muca inyuma. Mumbabarire murebe ngo aramera gute. Ejo bundi yarantijije ambwira ngo agiye kuva muri filime Inzira y'Umusaraba, ariko uyu munsi ngiye kumuriza inshuro 100. Murabizi bandi hejuru cyane. So ubu ngubu ari no hafi kugaruka nk'uko abyaramwe, naramuka aje ndi munyamunya sindi bureba aho hejuru nayishe kamera, kubera ko twanyirirwanye hano kamera n'ubundi ibiri hano. Ntabwo atiza ko nagiye kumuruka kamera mu minota ingahe agiye hari. Murindire rero muze kureba ko biri bugende. Murabizi iyo umuntu yinjiye hano kubw'amahirwe gate yacu umuntu agikoraho ihita ivuga. Naramuka rero aje ageze hano ndabatwika mwese mumirwe, nateguye chat mwese ngiye kubereka ibintu nateguye. Uri kumva? Ngiye kubereka ibintu na chat nateguye. Ngiyewe na sheri wanje wa fake nanditseho ngo pizza. Nanditseho ngo pizza abdi ni musoma mu Instagram ndakarabizi. Ubu pizza tangiye guhamagara. Umva alo, buretse nagaraza, buretse gatoya umamagare nka minota nk'ibiri cyangwa umwe, ubu cyose ari kumanuka agiye kuhagera. Niba cyane sinzi niba muri kubona utugambo twibereyemo hano, twohereza ama emoji, reba utuntu yagiye ambwira, muri kubibona? Uri kubibona? Muri kubibona? Natinze no ukuntu bakagupfunyikiye kubona wagira ngo nari mfuye no kubona fanti konje muri no quartier ko byagoranye kubera umuriro umaze iminsi ugenda ugaruka. nyine bike kan iyo uje uri kwirukanka ariko sorry sweetheart fasha gutya nje kuzana kanusi seriveti wakihoreye areke nasaba komeza ibyo wakora. Reka ntabwo nakwandika turi kumwe, urabizi. Ubwo ndiboze kongera kwandika nijoro nashye. Subizi ko biba bisaba kuba je rero sinzi impamvu yo ndi kwandika filime, biba binsaba ngo mbe njyenyine. Subizi uravuze ngo ndi niyo ndi hano ndakugomesha.
ntabwo ngiye kure y'ukuri ntabwo ariko mvuze ariko byibuze ntari kukubona ahangaha se kutari kwitaba ndabyo umuntu ntabwo ari ingenzi ntabwo ari ingenzi meze utese akazi haze kuri kumbaza ngo tutirwa nyuma amasaha 2 mazanga oya impamvu mubajije iby'akazi hari igitekerezo nshaka kukugezaho kandi cyaguteza imbere cyangwa se cyaduteza imbere twembi ya muri ya business yawe. Okay. Wambwira. Hariya be urangurira he? Kwa konchuzo bitandukanye imbirangura n'ahantu bitandukanye. Nje nyine natekereje ko se umuntu wamwitabye ntabwo ari ingenzi rero. Ntabwo ari ingenzi. Bari kumbwira. Nani gukubwira waretse urumva hari umushuti wanjye hari umushuti wanjye urumva ujya kurangurira Dubai urumva arimo arambwira ko agiye kureka kujya kurangurira Dubai akajya ajya mu Bushinwa. Oya ntabwo byakunda ngiye twajya tumutuma kubera ibintu bicuruza bura ibintu bya Dubai ndikwenye bya China nk'amapafu n'ubundi ndangurira Dubai. Wowe ni vya Dubai? Iyi na Dubai. Niyo nyine abarimo original ariko sinamutuma pafu mu Bushinwa. Wenda kereka biriya by'amabiju nibyo mu Bushinwa byakunda. Ese si wabimutuma? Ntekereza ko ari nabwo aramutse nyine ntacyo be wakwita ariko wakwita byo mu kariga ntago ari ingenzi. Mbwira ahubwo uri kumbwira urumva nje nyine yandimo ndakubwira ntekereza ko niba urangurira hano mu Rwanda ujye urangurira hanze nje ntekereza ko inyungu ushobora kwikubata ari ibintu rega ntarangurira mu Rwanda ukabituma se hari abashuti banjye hari nk'umutipe w'umushuti wanjye bacanye nyine nibyo akora araranguza hajye rero anyohereza cyangwa se hari nk'umuntu wagiye n'ubundi akaba yamumera wenda akazanira nyine ibiro bike ko ntabwo byemewe mu ndege gutwara ibiro byinshi agacisha hasi ariko bira ibintu by'amabiju byo nk'ikiro cy'amabiju se burase hari ibintu byinshi burabo rero ntabwo buremera ariko habamo ibiremera habamo ibiremera kabisa bitari nuzi. Ubwo rero ndandibuze kumuhakanira se no guhamagara cyane. Allo go Mugwiki ariko zana ndebo umuntu turi kuvugana rero nyine zana ndebo umuntu nirewe n'umuntu turi kuvugana wari uri kumbwira gute ate nakuvugisha mu kandi wahereka guhamagara iri gufata zana ariko ndebo uwo muntu so waretse nkavugana n'undi ugukomeza byatari kandi ahantu hahandi dusanzwe duhurira niho mpagaze wamejeje icyapa ndaje ngo uhamagare ariko gira vuba dore zatangiye kwiga sima telefone yanjye uyu muntu ninde uyu muntu ninde mufitanye gahunda wa gahunda hari se ukuza kunsura indi gahunda wari ufite ngo pizza uyu muntu ninde ndakubaza se wampaye telefone yanjye uyu muntu ninde ubundi se
ndabona wanahinduye password. Kuki wahinduye password? Kuki wahinduye password? Nyine telefone ni yanjye nahinduye password. Zereko ibintu urimo uretse gatoya reka twumvikane. Wahinduye kubera iki wahinduye password? Mbese nyine telefone si yanjye nemerewe guhindura password. Uretse ese wamaye telefone kandi uko nukumva uyu muntu basi nsobanure. Okay, bya password reka tubireke. Uyu muntu uri kuguhamagara mufitanye gahunda nindi? Ntago ibise bya bose. Okay, ngaho kuramo password hanyuma telefone ikarengera kushaka password. Kuramo password hanyuma njyewe mvugane n'uwo muntu. Uvugane nawe se guhamagaye kuri telefone yawe? Nyine mbwira umuntu mufitanye gahunda ninde? Ni inshuti yanjye. Inshuti yawe Pizza? Yego. Yitwa Pizza. Yitwa Pizza. Kuramo password rero. Hanyuma ukora iki? Kanyenga subize se ko ntabwo nshaka ibintu tubigira intambara, sibyo? Ntabwo nshaka ibintu tubigira intambara. Ahubwo tubikore nk'ibintu na telefone ni yanjye, sibyo? Uri kumwe ngo nikuremo password nyine urebe iki? Nasebe ejo harimo ya password. Erega mbishatse n'ubu nakongera nkayihindura. Ufite password yanjye urayizi nanjye nkabanzi. Phone yawe ihe hariyo ndi kukwaka. Hariyo ndi kukwaka. Aho washyize harakusheshe ariko ntayifashe. None se njye nakubuje kuyifata? Ntabwo nyishaka. Nanjye yari sinzi bishaka. Ndumva nyine sinzi nge ndi gutungurwa. Rantunguye. Password uyihinduye. Okay, ngaza ndebo. Urebe iki? Turebe uyu muntu ninde? Waretse kungira muri telefone. Uyu muntu ninde? Nyine wingira muri telefone kandi ko no kubaho ku muntu. Muraguhamagaye cyane. Mbese niba yamagaye cyane bigutwaye iki? Nyine ko numvisha avuga ko wamuhejeje icyapa. Mwamufitanye ye gahunda. Ese uza kunsura ufitanye n'abandi bantu gahunda? Njyewe ma telefone yanjye wingira muri telefone yanjye. Reka njye ngwize ukuri. Njye nshaka kumenya uyu muntu. Ndakunuka gibiri nambara. Kuba mvuganye n'umuntu. Ese bwo nafite gahunda nawe n'undi mutipe iki ni ikibazo? Hari ubwo se nabangiye kugucira. N'undi mutipe? Nyine ni urugero nguhaye. Uko yatangiye guhamagara se ntabwo nabyumvishe. Yamamagaye ngiki se? Ninde se Sambwiye ngo ni. Arambwiye ngo ni ko wanyiciye gahunda. Ni ibintu umukiriya wanjye yo kumwoherereza. N'umukiriya wawe? N'umuntu agomba kumwohereza. Ese wingira muri WhatsApp? Ese hari ikintu nkoze? Nose urangira muri WhatsApp ushakira iki mu bantu? Ko mfata telefone nini najya kuri WhatsApp? Uretse ariko. Kandi kankubwire. Shabira bibyo ni biba amaraso kabisa. Wowe iki? Se wanditse. Hagiye ibintu bishoboka. Ibise bibaho. Cyangwa ndi kurota. Ibi bintu se bibaho? Ni wowe se cyangwa n'undi? Nyine habaye. Najyaga nguha telefone yanjye ukaba wanayimara n'isaha nawe ukama telefone yawe nanayobe impamvu uri kunyima telefone yawe kumbe ni ubu bugoryi wirirwamo.
bibaye gute? mbabarira ntunkoreho please ndakwinginze ntunkoreho. Ntabwo wahise nyine tukavugana sibyo? Please ndagusabye sibyo? Okay, ngaho basi mbabarira. Pizza nakubeshye ndatunguwe pe, ndatunguwe ku buryo n'ibintu bibaye ntabwo ndabyakira. Ani nzi kumpamagara mwizeye. biragoye ko nzongera kuguhamagara ubwira indi zina atari iryo ngiryo. Uratinyuka ngo nki nyine be nyine mbambwira wese gusobanurira ngo urasubirayo kumushimisha, uri busubire kumushimisha. Ubushize ngo ntabwo mwanyuzwe cyakora ikintu kibaye utumye ntazongera kwizera umukobwa uwo ari we wese. Uramemukiye ku buryo numva nyine buretse kuvuga ngo byose mbanze mubwire sibyo ko ngusobanurire basi. Nizere ko ndikora do byabaye rimwe ntabwo bizongera. Nizere ko ndikurota kabisa, ntegereje gukanguka pe. Nakubeshye ni wowe cyangwa ninde? Nyine reka mubwire ni ukuri mbabarira ko shaho yabivise ntabwo bishoboka kuramo password. Nawerwa impamvu wahinduye password, impamvu yaguhamagaye kuva karukanga kumufata. Mwana we uko kunkora iki? nyine reka mubwire sibyo basi mbamubwire bifata gutya nyine nyumva. Wanditse kumva uranshaka iki koko? ndi gusaba imbabazi. Ubushize niwanyuzwe urashaka kugenda none umukomeze ibyo mwari. Wamburanye iki koko? Naho njyewe ndaho mfite umuntu nkunda, dufitanye imishinga migari yo kubana. Icyaba cyiza ntabwo nzongera ndakurahiriye ntabwo nzongera mbabarira sibyo do. Reka ngusabe pasi ikintu kimwe kandi umfashe ukinkorere. Ndakwinginze genda ufate bage yawe ugende kuko ntabwo meze neza. none se kuki ushaka kungenda? none se ubushize mwagiye okay basi kambyemere. usigaye ujya mu maroji n'abagabo. ntabwo ari roji twagiyemo tubikora. Amawe ese wari basi dore ndakwinginze ntabwo bizongera mbabarira ni ukuri ndakwinginze mbabarira sibyo mbabarira. basi se mfukamye ndumva byandenze kabisa. Ndakwinginze mbabarira ufate bag ugende. none se ngende ndajya he? buri uko uri kugenda imvugisha umujinya wanjye uri kugenda uzamuka. basi nushaka umukubita ariko ntabwo ndi bugende. Njyewe nkubita ntabwo nagusiga. ibi wabikoze ukuze sibyo? ntabwo uri umwana ngo bagufashe ku ngufu. aracyagutegereje genda gusa uramemukiye bizangora kongera kukwizera. ndapfukamye basi gusabye imbabazi sibyo? kubera iki kwe? basi pe ujya utekereza
urukundo ngukunda basi I know nanjye kandi ndagukunda buri gihe urumbwira ku nkunda buri gihe tugahora dusenga ngo turi gusengera imishinga yo kubana kumbe wifite n'abandi bagabo mugenda mukirirwa muryamana nje ndaho ngaho ngo ngo ndi gusenga nyiriza nkafata iminsi 2 niyiriza ndi gusengera urukundo rwanjye nawe ndi gusengera urugo rwanjye nawe akazi nkiyiriza ndi mu kazi nabona nzi ko wanko buretse gato basi ndakwinginze ibyo wabonye birangiye buretse gato ndashaka ko umwitaba mukavugana akira kandi bikore Hello? Hello? Hey, what is it? Hello? Karan. What is it? No. Really? Imeze neza. No, wimero. Tikuro wanda kuye wowe. Ngiye kurya. Oya wigenda. Abeg. Wande kuye ndekura. Wigenda basi. Wowe wanze kugenda sibyo? Reka tubiganire. Wanze kugenda reka ngende kujya. Ese kutakumva ko ari umuntu ushaka gusenya urukundo rwawe. Kubera iki kweri? Wamba bari mananje we. Okay. Umva nyine. Ubu koko mu cyumweru gishize ntabwo wabonanye n'umubyeyi wanjye. Ntabwo wabonanye na mama. Uri ku amagambo yakubwiye. Kuki wemeye ko nkwereka ababyeyi banjye? Uzi ko unci nyuma wowe. Erega ntabwo naguciye inyuma kubera nkwa. Ntabwo Please imbabazi. Basi nukuri byabaye rimwe kandi ntabwo bizongera. Anita nongere mbisubiremo. Fata bag utahe izina beg. Umva rero mubwire nukuri ndagukunda nubwo ibi byose byabaye ariko ndagukunda ngusabye imbabazi. Sibambwiye ko tuzabana mu bintu mu byiza. N'ababyeyi banje ngo uritonda nguru umukobwa ngo uzubaka uzubaka nabibonye. Tubareke kunyurira basi ko byabaye byarangiye ntacyo nasubiye. Ntibaza ukuntu nzajya kubwira mama. Namubeshyaga ntabwo twari bubonaneye nuko nagiyaga ndakomeza kumpamagara. Zana message. Wowe ubwawe wanditse mananje. Urashaka message zirimo se ntabwo uzizi nzigusomere. Nyine uramukumbuye uramukunda ukamwohereza imitima n'ibiki genda fata bag ujye kumushimisha. Oya reka nkubwire ni aragutegereje nyine kujya kumushimisha. Ni wowe nkunda n'ukuri ntabwo mukunda kandi ntabwo nkunda nubwo wigeze unkunda ntabwo narinzi ko mu buzima bwanjye ibi bintu ushobora kubikinga. Waretse kumbwira ayo magambo n'ukuri ndagukunda mbabarira kandi. Okay mumaranye igihe kingana gute? Uyu musore mumaranye igihe kingana gute? Mbwisha ukuri be. Babari mbwisha ukuri. Mananje biraza kungora kwikura mu mana. Ese kuki unyikuramo kandi ngukunda? Erega kuba byarabaye nuko nyine ari kwa kundi kugira nkwikuremo sinzi. Kuki nagukunze nkakwimariramo koko? Kuki nakoze ibi bintu? Nose ngiye singukunda.
mananje kuko nkora iki ngenzi manitse amaboko ntago bizongera n'ukuri mbabarira basi uyu musore mumaranye igihe kingana iki akora iki okay nushaka kubireke gusa urakoze ndagira mubwire ko ikintu nyine kigiye kuba ngiye kurwana intambara yo gushaka ukuntu mwikuramo kose ibi bintu sinzi niba nabyihanganye gusa uramemukiye ko niwe muntu wa mbere nakunze nkamwimariramo sinzi niba nawe narakoze ikosa ariko nakweretse ko ari wowe buzima bwanjye none birangiye wangirije ubuzima bwanjye basi ndamubwiye niteguye guhindura amakosa yose nakoze kandi ndagupromisinga ko bitazigera byongera ukundi wumve ko ibyo ndi kukubwira biri kuva mu mutima wanjye ntabwo nzongera ukundi mbabarira utahe kuko ntabwo nagenda ngusize nanjye nawe mbabarira kumbwira ngo ntabwo wagenda unsize inshuro wagiye zose mukajya kuryamana ntabwo wamburaga nje nawe iyo twiyirije tuba dusengera iki kwirinda ibishuko biri hanze ese utekereza ko nje nta bakobwa benshi banyiruka inyuma ariko ndirinda n'umukobwa wese uzanye iby'urukundo ndamuboroka kugira ngo ntazagwa mu cyaha icyo ari cyo cyose nkangiriza urukundo rwanjye nawe akorera ibintu nkoreye ndebera ibintu nkoreye mana yanjye iyi tariki sinzigera nyibagirwa mu buzima bwawe reka nkubwire gusabye imbabazi mbikuye ku mutima ndabyemera narakosheje natandukira igihango twagiranye ariko no kuri ntabwo bizongera ukundi basi girira urukundo nkunda mbabarire nanjye nta buzima naba mfite sibyo ubundi gute ndibuze kwakira bino bintu koko erega ntabwo bizongera ni ukuri mbabarira kandi donciye bugufi ndakura ariko uranshakaye wambabariye ndakwinginze mbabarira ndakwinginze basi mbabarira tubiganire ndemera amakosa yose ariko winsiga basi se wigeze kunkunda ndakubaza waba warigeze kunkunda ndagukunda waba warigeze kunkunda oya ntabwo wigeze nkunda ndagukunda n'ubu kandi cyane mbonye ko utigeze nkunda ariko none reka nkubwire ikintu kimwe ndakwingize mfasha umutima wanjye uraremerewe kwiyakira ni ibintu bizangora mbabarira ufate bagi tahe ntabwo n'ubundi nanjye nagenda gusa reka nkubwize ukuri nta muntu nsigera gukunda oya ni njyewe urukundo rwawe rwanjye nta muntu nzigera nkunda wivuga na rimwe nk'uko nigeze nkukunda nta n'umukobwa nzigera nizera nk'uko nakwizeye kuko cyane ibi bintu ni njye biri kubaho cyane najyaga mpamagara Ange mukuru wawe nkabimubwira ariko ibi byongeye kubibika mu mutima wanjye ngiye kubibika mu mutima wanjye ubundi ndwana n'intambara yo kugukura mu mutima wanjye kandi ndagira nkubwire ko
uramemukiye ufashe umwanya wanjye wose uhinduye zero. Ndabasi ndi mu maso mubwira ndakwinginze ndekura ariko wambabariye wandekuye nyine basi ndapfuka wambabariye ndakwinginze mwana we. Mbabari ndakwinginze mbabari sinzongera kuguca inyuma mbabari ugende nitekerezeho ntabwo nagusiga cause I love you I love you babe I'm so sorry it's a prank ni prank nakwica we nakwica nukwica ngo iki ni prank umanze nuvuga ku kabanza ni wakoze gutumika reba hari hejuru isiku Ado ndi kuri kamera ndaje ngo mpamagare cyangwa umva mubwirire wa kamera hariya zoriza abafana ariko uretse gato biriseriye yanze kubasuhuza kambe nko kuri koga uyu mwana afite ikibazo kandi comeke nta n'umuriro urimo be wambabariye ukaza kuko kandi ndebe ko turimo none se kamerire kuraho icyo kintu ndebe kuraho icyo kintu nawe reba ikintu reba ko icyo kintu bashyize hejuru ya kamera urimo wenyine reba icyo kintu bashyize hejuru ya kamera ubwo urabona iyo kamera udashobora kuyica nashobora kuyica gute niba tuzabe twatimo ndi kureba urumwe ko tuziba twicayemo turi babiri bigaragara nayisetinze kugira ese ko mbona wagagaye ndake nk'akaga bebe ngo na n'ubu ntabwo naniyumvisha akarita tanka cyangwa na n'ubu ntabwo naniyumvisha ziriya chat nazandikiranye na mami ngo nazandikiranye na mami mpindura izina nandikaho pizza mana uriya wamamagaye nawe ni brother wanjye sorry aya brother wawe se niwe watangiye kumuvanga muri ibi bintu uye nambwiye just afashe akantu gato ko navuze mu twakorana navuze ni nkoresha DOP usanzwe uzijwi watumva ko ari we turi kuvugana fata decision yo gushaka umuntu utarumva ijwi rye nyine utazi oya ba brother bawe se ba brother bawe babiri nje ndabazi njyewe za brother banje ngira kunubangana uwo ntazi ni wa wundi wambwiye utazi suzi nyina oya uretse gato uwo yaba ari wa wundi se wambwiye ukora Kayonza
undi akabona ase berekanye se wabanje ugasuhuza n'abantu baje. Okay, ndaza kubasuhuza ariko reka tuganire. Kuki pranka zawe buri gihe ziba nyine zitacinga ku mutima cyane? Noneho umuhorera zitacinga ku kirenge. Oya, ariko umva n'abafana nibatubwire. Murebe pranka zose nagiye mu kandi nakubujije kwigira innocent imbere y'abafana bacu. Oya, reka nabo bazi ukuri. Sizira tubigorera reka tuvuge pranka 5 cyangwa 3 umaze kunkorera nanjye maze kugukorera. Yego. Namwe mwumve murebe. Vugiza nisho tuzakobaje kuri. Reka turebe 3 za vuba. Ngo yambweshe tubankore nagukoreye zikakubabaza kurenza izindi. Ya mbere pranka ya mbere wankoreye kambabaza. Ni ya yindi yinda. Kabiri imbabaje ni gatatu n'ayandi yo gusa. Namwe mu nyumvire kuba gutwita umuntu mukundana twese sho mvuye mbona urimo niba ranjye n'icyo yako nari ubwo nimba ngaragara mu gice kimwe nyine nzabyaka. Oya, genda nyine uri ucekinye ko turi kugaragara. Ikibazo ndi kujyayo nkabona genda cekinye ko tugaragara tubwiza abafana ukuri, sibyo? Ntabwo bizi se ni ndewe ndi se si wowe wari uri hanga se wowe wadusete ngiye kubizi n'izi bintu bya kamera ko nta nubwo ari nabizi manyine. Uravuze ngo oya, reka tuganire kandi tubwizanye ukuri. Prank eshatu zambabaje. Iyo gusara iya mbere ni yinda. Kabiri ni yingi. Gatatu niriya yo gusara. Nanjye nimero ya mbere ya prank wankoreye nkavuga ati komerekeje umutima wanjye gizanira abana. Se wanga abana? Ntago nabanze. Ahubwo nyine ukuntu nyine yarambabaje byataye ndeba ukuntu uri gusuzugura umuntu hejuru yanjye nyine reka ko reba ngo nge nabona baba. Okay, anyo indi ya kabiri. Tubyihorere. Indi ya kabiri. Tubyihorere. Ya kabiri nyine tubyihorere. Rebe prank zo ndabamure turi kuri set. Ukambwira ngo ugiye none se iri ya set. Ukanambwira ngo hari undi mutipe ngo banshake ngiye kujya nyina na nawe. Rebe iri ya prank. Tuvugisha ukuri nawe uvugisha ukuri, sibyo? Ari la prank nagukoreye nkubwira ko ngiye kuva muri film. Niyo wankoreye unsanga kuri set ukemera. Ese kuki ngomba gukora ibyo wakoze? Niba ngurusha kukubabaza nyine jya wihangana. Nyine nawe urabivuze. Urumva kumba wowe urakabya. Nje nkora prank zo mu buzima busanzwe. N'abafana ni batubwiye niyo bari no kumbona nabyo babyane. Nindukabya. Ni wowe. Mutubwire mwa bafana mwe. Uhejuru cyane Timani nibo bampaye uraza. Okay, ngaho tubwire noneho twavuze ko tuzajya tubwira abafana bacu isomo kubera iki wakoze iyi prank. Ngiye impamvu nakoze iyi prank nashaka kureba se uramutse usanze naguciye inyuma wakemera ko dukomeza tugakundana cyangwa wambwira ngo usanga uwo mwaryamanye. Birashoboka ko ari uko nagize irari. Komeza. Ariko ugasanga nyine nubwo naguye mu cyaha ariko nibisobanuye yuko nakigukunda, sibyo? So nkavuga se aramutse asanze ibyo byabaye yakitwara gute? Ese ukwiye kureka umuntu kubera ko yaguye mu cyaha cyangwa byibuze wagira nimwe nyine ukareba impamvu ikintu cyabaye ko bamubari. Isomo ririmo ni irihe? Isomo ririmo nyine nuko udagomba guhubuka ufata umwanzuro mu gihe icyo ari cyo cyose ubonye ibintu ngo ubonye ngo umuntu yarandikanye n'undi ngo umuntu gahamagara undi nkamwise sheri. Igihe cyose ukundana n'umuntu mugomba kumvana. Ari amagambo nabonye yanditsemo sheri gusa. Kanetse mbiki. Akora nige ubyende. Byanditse. Shama mamiko kazanyije niki. Ndaje mama gaite marakora prank. Njewe reka rero nkubwira isomo nkwe muri no prank. Isomo nkwemo nuko gukontrola umujinya. Reka njye nkubwize ukuri pe ntakubeshye. Hari aho byageze nkumva nagufata nkagutegura nkajugunya hasi. Yes we. Abantu ko mwarakaye. Ariko
numvaga nanone nkukunda numvaga nkukunda. You love me? Reka nkubwize ukuri njye burereka nkureke igihe oya kadusoze. Okay, reka dusoze bakunzi ba December ibibaye namwe murabibonye. Ikigaragara nuko iyi prank ibyo byose umaze igihe witegura n'umufana wayimaye ubundi asereka nkoze none wowe zaragushiranye pe abafana bazifite ariko mashaka no gukorekera umufana yambwiye kugira ngo ubone ko ibitekerezo amereza mbyuka. Ako waruzi ko ari prank nanga kugukorera abafana bama kuko nzigukoreye ni ukuri kwimana yewe nta prank ni uzazikora ndaguhaye uburenganzira. Iyo ni imitego nkunda kunera gukorera prank ukuntu bumeze. Njye mba ndi seriye ndi umuntu w'umugabo nkomeye. Uri seriye kuko nubwo uri serious. So rero turabakunda cyane turabashimira. Ndikumaho kanditseho Jean Bosco. Bosco se ninde nawe uzamushira muri prank. Ugiye pizza koza gashya. Pizza ako ndarenze basi. Nariteguye neza. Reka nkubwize ukuri hari prank ziba ukashakisha ukuntu yaba ari prank ukabibura pe. Ngaho reka nje manurira kamera pe. Nje kwimana ninde wayishize? Se wowe wayishize? Akuzikurira buri kanya. Uje ukora ibintu zikushoboye urumva? Mana we. Kandi uramutse uguye watanya kumyango. Uramutse uguye watanya kumyango ariko ngo